Urunyanya ni kimwe mu mafunguro yacu ya buri gihe ariko ntitwita cyane ku cyo rutuzanira mu buzima. Birafasha rero kumenya ikintu impamvu ukiriye kugira ngo ukirye uzi neza ikikwinjirira mu mubiri. Njyewe biranezeza. Urunyanya rutuzanira umubiri mwiza. Uko ugenda rero urya urunyanya ugenda uba mwiza. Urunyanya ruturinda izuba. Urunyanya rwifitemo ibiturinda izuba. Urunyanya ni ikintu cyiza rero cyo kurya igihe izuba rigiye gutangira. Mu gihe cy'izuba urunyanya ni ukurushakisha uburyo bwose bushoboka. Urunyanya ruha umubiri ububobere rugatuma rworohera. Urunyanya rushobora igihe cy'izuba nk'iki kuko 90% kugera kuri 93% birugize ari amazi. Inkuru nziza rero ku bantu bigora kunywa amazi, bakomere ku nyanya zizabafasha kwizanamo amazi badashoboye kunywa ubwabo badakunze. Ikindi cya kane, urunyanya rugira intungamubiri nka calcium, magnesium na feri, byiza cyane ku bantu bafite intege nke. Ni ryiza rero ku bantu bifuza kunanuka, batwite n'abana bagira ikibazo cy'amaraso cyangwa abantu bakuru bagombye kurwihata kubera icyo rwifitemo nyine izo feri, izo calcium na magnesium. Urunyanya rero rurasazura, rugabanya ubusazuke, ko rwifitemo vitamine C, vitamine E, beta carotene. Ni bimwe mu by'ingenzi mu bisimbura uturemangingo dushaje, kandi rukarinda kanseri. Kubera lycopene, kurya urunyanya bikugabanyiriza ibyago byo kurwara iyo ndwara. Ni byiza rero ku bantu bagira ikibazo cyo kuribwa mu nda gufata urunyanya bakaruhata cyangwa bagakuramo na turiya tuntu tw'imbere, turiya tubuto tw'imbere. Haba ubwo kandi ururiye ukagira kubabuka mu kanwa cyangwa ku munwa cyangwa mu mihogo ukumva hababuka. Icyo gihe wareba muganga ukareba impamvu byaba bagize icyo kibazo. Byaba byiza rero ukaziteka ukabinywa mu isupu, icyo gihe nabyo byagufasha. Ahangaha rero twakoze salade y'urunyanya ivanze n'igitunguru. Igitunguru ni cyiza nacyo ku buzima, tuzabonera umwanya wo kugisobanura. Ivanzemo na avoka, nakatiyemo ayi ebyiri. Nk'abantu mwe, ku bantu b'abasore cyane cyane nibo mbwira kurya ayi nta kuntu bisa. Iyo umusore yariye ayi humura neza ku buryo abakobwa baramukunda birengeje. Usanga umukobwa yishimira kwicara iruhande rw'umuhungu wariye ayi. Niba ugomba gusura umukobwa rero, ugomba rero gusura nyine umukobwa w'inshuti yawe, banza urya ayi. Nyuma y'amasaha 12 uzaba uhumura neza bidasanzwe, ku buryo abajyaga bagusubiza inyuma bizaba bitagikunze kubera uwo muhumuro mwiza wa ayi ihereza ku basore. Ntabwo bisobanuro mbifitiye scientifique byerekana impamvu yabyo, ariko ni ibintu bizwi wanagerageza ukareba. Ndabifuriza rero kumererwa neza no kugira ubuzima bwiza. Ababikunze kandi bumva baba bishoboye bajya baboneka hano tugasangira ibi byose bitanga ubuzima. Ndabararikira rero kwiyandikisha muri benshi kuko dufite mixer ebyiri zo kuzaharanira. Navuga ko hari mixer nyine zo kuzatombora. Mwiyandikishe rero kugira ngo mutazacikwa n'ibyo byiza. Mwese rero murararitswe ko mwandika akantu hasi kugira ngo tumenye amazina yanyu, tuzamenye uko dutombora. Murakoze, murakarama.